Masha nana soza rero nabonye Colonel Gakufe ati Uvira nge nayifata mu munsi umwe gusa bisa naho ari kwerekana ko Uvira itabananiye n'umuntu ku giti cye ashobora kuba yayifata. Ubwo ntago abakiri Colonel Gakufe Yego ababaye General Makenga cyangwa se Matama sa depano niko komando mawe watse sinkuzi. Buriya Gakufe n'umunyabwenge ku rwego rwo hejuru ntago nari muzi uriya mwana nawe ndamuruta. Urumva ntabwo umusirikare mwiza avuga yivuga. Yavuze ngo duha bambwiye ngo niba ari muri monasteri yahihari y'abapadiri sinibuka ariko hari ahantu abarundi bafatiwe bamanika amaboko buri afite ukuntu banegose nyine nk'abo ngabo mukabareka bakagenda. M23 nkuko Gakufe bivugaga ifite imbohe nyinshi z'abarundi leta yanze kwemera. So 10% rero mon Colonel Gakufe aho wakoze mistake nuko imbaraga zabo wazishyize ku ijana aho uzi kugira ngo se kuri 2%. Kuko umunani wabongerewe n'ubusa. Abarundi uretse kumva ngo Gakufe arambutse n'abakomando be bagatangira kwihagarika mu mihanda gusa birukanka bavuze induru ngo cara bavunye cyabavuniye hehe mubeshya. Urumva none se kuba Gakufe na Sematama bari mu minembwe bagoswe n'ingabo zingana kuriya bakivugira ko batuje ni impuhwe z'abarundi. Erega kubaho kw'inkoko si impuhwe z'agaca. Ibyo abarundi bakora babagambira barabizi. Gakufe kuba ko yafata gusa yafishwa no guterwa bakayimana bagasuzuguro bagasubiraho bari mu minembwe nta giteka guterana no kubafata. Oya hitandirane genda ubarase ubabwira uti ngahora ko mwavuze ko mwarinda Uvira tukaba tuvuye kuyitembera twarimo tuyikinamo na basket tukamara amasata tukitahira mwabigenza mute kari kanuje General Makenga azagakora abarundi abasogongeza nta cyaha bigize ngo kuva yaba mu Burayi ntaramenya aho umupaka w'Ububirigi uherereye. Abarashumura wenda akabona ibyapa gusa ngo ubugeze ariko nta muntu uramubaza ngo urambutse ugeze gute niho bageze. Ubundi byari bikwiye ko umuntu usuye parike y'Ibirunga nashaka ace muri Karisoke zasohokere mu Bunagana ajya muri Kongo amadolari ya mbere yariraha andi ya nyuma yishyire hariya. Kuko na East Africa ifite uwo mushinga wo kugabana amafaranga kuri pourcentage bumvikanye muri koridori ya ruguru Uganda Kenya n'u Rwanda afite kumbagana amafaranga y'abakerarugendo baje mu gihugu n'ikindi. So abarundi icyo bari bakeneye parike ya Nyungwe ka branding ya Kibira nta giteye imbere ya Kibira. Urumva nayo igatera imbere kandi bakabyungukiramo bose nta wandya nta wamara. Niba tutagira ama plage meza abantu basagutse hanko nabikubwiye bagasagukira Bujumbura. Umuntu akajya avuga ati nsuye u Rwanda nsuye u Burundi nsuye u Rwanda bakure ingufuriza amagare niba tazikuraho iminsi zazikuraho. Nanabonye ko yavuze ati ingabo z'abarundi turazizi twarwanye nazo ati twarazitikuye ati twarazifasha ahubwo ziri kudukonsoma. None Gakufe karaka nawe yongeyeho ntago ari keza. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wana basanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Masha nana soza rero nabonye Colonel Gakufe ati Uvira nge nayifata mu munsi umwe gusa bisa naho ari kwerekana ko Uvira itabananiye n'umuntu ku giti cye ashobora kuba yayifata. Kubanje gusinzira Gani yambare n'ingofero kubanje gusinzira bigeze bite ushaka kamera abantu unzana amaso bigeze bitakakaya kwisubaza gusinzira. Ngayo nguko nibyo Colonel no mu officier supérieur wa M23 natwirwanaho ryatsinda rya FC. Nkuko iyo ukurikiranye ikiganiro cye wumva ko abanza kuvuga ngo aramutse ahawe amabwiriza ibyo yabikora
ubwo ntago abakiri Colonel Gakufe yego ababaye General Makenga cyangwa se Matama Sadepa niko komando mawe watse sinkuzi. Buriya Gakufe ni umunyabwenge ku rwego rwo hejuru, ntabwo nari muzi uriya mwana nawe ndamuruta. Urumva, ntabwo umusirikare mwiza avuga yivuga. Yavuze ngo bambwiye ngo abibwiwe mawe oda. Ikibazo cy'amasaha yagize menshi, nari kari nk'amasaha 3 ariko yavuze ati ubu ni 11:00 ngo niminota ningahe atejo atariko mbere yaho gato ngo yabageze ku ngo ri cece simbizi ari kizina yavuze. Urumva hari yarahazi Gakufe n'umufisi wa Kongo ibintu nk'ibyo. So Gakufe kuvuga kuriya ndabyumva, kuko no mu iyo ugerageje kumenya amakuru ye niwe washushubikanyije n'abagenzi be nyine ingabo z'abarundi kuziturutsa muri Masisi. Ashobora ko ari mu itsinda ryafashe n'icyuka kinini cya Kavumu, kandi aho hari abarundi, uriya mu Colonel n'umurwanyi nkuko n'abakomandazi barabarwanyi. So rero yavuze ngo abasigaye b'abarundi ni kimwe cy'icumi cya force yabo yari yaje, ati abandi barashize abandi bararangiye. Urumva, ubwo Gakufe ntabizi agukuye mushaki, ariko mujya mwibuka intambara zabereye aho bita mu Bwiza, hazaga ama special force ashaka kwica inkambi z'impunzi zari mu Bwiza ya Masisi, uvuye Gicanga uzamuka. Urumva, uribuka uziko muri resistance M23 yakoze uretse ya Goma, abantu bazanyibitse muri commentaire muri resistance M23 yakoze bavuga ko iyo ku nkambi ya Bwiza yarirenze. Iyo nkambi ya Bwiza yari mani mu 57 yajyaga iterwa n'abasirikare ba Kongo bashoboka bose ku mubare, ku bikoresho n'iki byose. M23 ikabakubita, yarabamaze hari na unity y'abakomando yigeze kumara, kandi babaga bayireba imbere gutya. Urumva, kwigeramo bikabananira. Abo bari abarundi. Urumva, abo bari bande birukanka, ndetse abarundi bageze mu ntambara y'Icanga bahungira ngo niba ari muri monasteri yahihari y'abapadiri sinibuka, ariko hari ahantu abarundi bafatiwe bamanika amaboko, buri afite ukuntu banegose nyine nk'abo ngabo mukabareka bakagenda. M23 nkuko Gakufe bivugaga ifite imbohe nyinshi z'abarundi leta yanze kwemera. So 10% rero mon Colonel Gakufe aho wakoze mistake nuko imbaraga zabo wazishyize ku ijana aho uzi kugira ngo siye kuri 2%, kuko umunani wabongereho n'ubusa. Abarundi uretse kumva ngo Gakufe arambutse n'abakomando be bagatangira kwihagarika mu mihanda gusa, birukanka bavuze induru ngo carabavurye cyabavuniye hehe mubeshya. Urumva, none se kuba Gakufe na Sematama bari mu Minembwe bagoswe n'ingabo zingana kuriya bakivugira ko batuje, ni impuhwe z'abarundi. Erega kubaho kw'inkoko si impuhwe z'agaca, ibyo abarundi bakora babagambira barabizi. Gakufe kuba ko yafata gusa yampemukiye yavuze amasaha menshi. Urumva, ndabizi abarundi muri komanda yewe shaye kimwebwe muri abantu barwana na ziyangabo, intambara muri Kivu yararangiye, kandi Gakufe akakana gashyizemo k'intambara nawe ngo yarangiriye ngo bari ngo muri Kivu. Icyo kintu yakivuze mu kiganiro n'ushaka kugata umukine. Urumva, narabikubwiye leta avuze umuntu wabonye umuriro wa Masisi akakota umuriro wa Ngungu. Urumva, araza kurwana kuri Uvira. Ahubwo se kera hano mu Rwanda muri Strago hari umukomanda, ni benshi bagiye babikora, ariko hari uwitwa Kayitare bagiye amakuru yajya hanze. Komanda Kayitare wo muri mu Nkotanyi ngo yajyaga areba Gasozi n'abandi ariko barabikoraga, akavuga ati hari ahantu twahagera ariko muri samwe tukaturagarutse, kandi hari nka defense ya ingabo zo kwabyara Imana, bakagenda bagasanga zisinziye bagasiga baziteye hejuru bakigarukira ati se nababwiye se aho ngo tugarutse twese. Buriya Gakufe yazagize ushaka kikoza nka Uvira agasiga simbizi, ariko mbona ko mureba umuhaye komando maya bikora. Erega Uvira ishobora no guterwa bakayimanamo agasuzuguro bagasubiraho bari mu Minembwe, nta giteka guterana no kubafata. Oya, hitandirane genda ubarase ubabwira uti ngahora ko mwavuze ko mwarinda Uvira tukaba tuvuye kuyitemberamo twarimo tuyikinamo na basket tukamara amasaha 3 tukitahira mwabigenza mute. Kari akantu General Makenga azagakora abarundi abasogongeza, nta cyaha bigize, nta n'amasezerano n'ibiganiro byishe kubita usubireyo, kuko ikiri mu biganiro kuvuga ngo nta muntu wemerewe kongera kwigarurira ahantu. Urumva, bazaharwanira we kwigarurira gusa. Wenda nyine ibyo nabyo ni ibintu byitonderwa, kuko ibyo bitero shumana byo bigwama abantu, kandi ntabwo ukeneye gutakaza abasirikare ngo uko wemeza umuntu kandi waramwemereje mushaki ukamwemereza nahe hose. Niba abarundi ari abagabo nibaronshinga ibitero bareba ibintu bibabaho. Na Bujumbura yasenywe igashwanyuka, kandi kabisengwa n'umutwe munini wa CNDD-FDD. Buriya abarundi bamukorera babwira ko yarimo gukina nabo.
ntabwo akina. Uvira yayifata ndabyemeza. Akaba ari nko kubacira amarenga. Wa mugana ati isaha n'isaha birashoboka ko twayifata nubwo muba mutwereka yuko itafatwa. Imigozi muziritse yababwiye. Yavuzemo discipline yo kubaha iby'umuryango mpuzamahanga basaba. You see? Yego. Ariko nyine nta bushobozi bafite bwo kurinda Uvira. Ntago bikunda. Ntabwo revolutionnaire ubahagarara imbere reka. Sibyo? Uko wabita kose barakurasa kandi bagakomeza urugamba uko babishaka. Uko M23 ifite position uko ibishaka. Ubundi mu kubaka defense ibirindiro by'igisirikare ushobora kubyubaka kuri architecture ku gishushanyo mbonera kigendeye ku by'umwanzi wakwempoza. Yego. Ugubaye ubugize imposition ubutegetswe kubaka ibintu gutyo kubera pressure yo mu Rwanda. Ariko ntago deployment ya M23 uko imeze uyu munsi ari pressure biri mu bushake bwa leta n'abarundi. Ahubwo abarundi bari kuri pressure yizi nyeshyamba. So wazubabwira ikiza? Ntacyo wazubabwira. Ukuntu zirabasuzugura rwose zabaciye amazi zino nyeshyamba zisuzugura kubi. Ziba zibona abarundi bameze nk'abatuzuye. Abarundi bazajya no bafata imyaka 15 bakigisirikare 15 babacyujuje. Gisigaye kugipima ngo bavuga bati muruzuye cyangwa ntabwo wuzuye. Imana yigeze kureba ubutegetsi ngiravuga ngo mene tekere farisini ngo ndagupimye ndera nsanga ntiwuzuye. Ntushyitse wasanga niyo myaka 15 wareba ugasanga ntibashyitse. Igisirikare ni ikintu gikomeye cyane. Ngo abarundi bava mu gisirikare ubundi mu gihe cya Mubutu ngo tukiri abana hariho philosophy ivuga ngo Kongo Mayere, Rwanda Makasi, Burundi Bure. Kubera ko igiswahili cyako kikugora nyine ngo nakunda. Oya se kurimo kure ukundiwe. Ndi kukumva ndakurikiye neza. Ndakurikiye. Abasirikare Burundi nyine nta kirimo. Abasirikare bazayire. Baba sisi Makasi wana. Urumva? Sisi Mayere. Rwanda Makasi. Urumva? Umuntu wa danger. Ngari ku Burundi zero. Nunge kwa nunge nta kintu bibereyemo. Barabona ngo umwanza naguhegasha ngo ntago murondera. Ibyo bintu ni ibiki ariko? Utegeze umuntu akurondera gusanga iwo wagusenye. Ase marsha ukabona amaherezo y'umugabo witwa Ndayishimiye yarayashye. Kugeza n'isa ubona ko yinangiye rwose ibyo kumubwira gukura ingabo muri Kongo ntagashaka kubyumva. Zizava ngo zavuye muri Nord Kivu. Abana basore n'abakobwa bazazirasa zitahe. Ariko njye nabanze nzihakurira iki? Kandi buri ngabo bayishira mu bitano babaye bicuruzwa. Ingabo z'ubundi arme buhundeze sinarume avandre. It's army for sale. Ni ingabo zigurishwa. Ushatse wagenda uzandika bakaba ko bagurishwa bitano. Aracyakeneye $. Akeneye $. Chisekedi arazigura akazishyura. It's a big deal. Ariko nta mibare irimo. Buriya ibintu byose muri economy bizi. Muri economy bavuga ko ntabwo benefisi yose muri economy ari cash. Sibyo? Hari ibyo bita intérêt social. Kubana neza n'umuntu byonyine kuko nubwo utamukura amafaranga. Yego. Ubu se umuntu utagutwere ntiyagutahira ubukwe cyane. None se kubabona umuntu n'ibitekerezo yaguha n'ikintu kitari amafaranga cyane. Ukeneye kubaka afite ishyamba yaguha ibiti. Yaguha ibitekerezo akavuga ati abantu bubatse aha ngaha siwe wa mbere so wanyuma inzu zabo bubatse itarebye hari igira gute. Icyo gitekerezo ibyo ngibyo utanga babyita propriété intellectuelle. Ubu nkatwe dukoresha ubwenge. Nta urambona ntera umusumari cyangwa mbaza cyangwa nsudira aha ngaha. Ariko ibidukora nakazi. Yego. So rero abarundi bakwiye kumva ko kubana neza n'u Rwanda turego tuvuga sibyo wenda bishobora no gukubishura igihumbi icyo bita amadolari bahabwa na Tshisekedi. So bareke gukurikira amafaranga cyane bakurikire n'izindi interest ziba mu bibanire n'abandi. Yego. Kuko naye mafaranga wayabona mu buryo butanyuze muri za nama nakubiye mpuzamahanga kuko u Rwanda n'ubundi rushobora gupatana ko bati twamamaze duhuza amafaranga twamaze muri Real Madrid. Bakagira ikintu bakora bagafata nk'ikibira bakagikoramo pariki imwe na Nyungwe. Noneho nkuko n'imishinga yo mu Kivu burya isabwa gukorwa hakurya no hakuno kuko bose ibihugu biriye ku Kivu. N'ibihugu biriye ku ishyamba rya Nyungwe byakora projet zimwe z'ubukungu. Ibaze nubona kanopi ukabona iki muri Nyungwe hirya mu kibira harimo interahamwe.
ni ikibazo ahubwo hagombye kubamo inkende n'inyoni umukerarugendo yajya agenda ntamenye ko yagiye. Mugenzi wanjye mucuti wanjye Ramazani uba muri Paris yakora business Paris Bruxelles ajya ambwira ngo kuva yaba mu Burayi ntaramenya aho umupaka w'Ububiligi uherereye. Abarashumura wenda akabona ibyapa gusa ngo ubugeze ariko nta muntu uramubaza ngo urambutse ugeze gute niho bageze. Ubundi byari bikwiye ko umuntu usuye parike y'Ibirunga nashaka ace muri Karisoke azasohokere mu Bunagana ajya muri Kongo amadolari ya mbere yariraha andi ya nyuma yashyire hariya. Kuko na East Africa ifite uwo mushinga wo kugabana amafaranga kuri pourcentage bumvikanye muri koridori ya ruguru. Uganda, Kenya n'u Rwanda afite ukuntu bagabana amafaranga abakerarugendo baje mu gihugu n'ikindi. So abarundi icyo bari bakeneye parike ya Nyungwe ka branding ya Kibira nta giteye imbere ya Kibira urumva nayo igatera imbere kandi bakabyungukiramo bose nta wandya nta wamara. Niba tutagira ama plage meza abantu basagutse hanko nabikubwiye bagasagukira Bujumbura umuntu akajya avuga ati nsuye u Rwanda nsuye u Burundi nsuye n'ubundi nsuye u Rwanda bakora ingufuriza amagare niba tazikuraho iminsi zazikuraho. Nanabonye ko yavuze ati ingabo z'abarundi turazizi twarwanye nazo ati twarazitikuye ati twarazifasha ahubwo ziri kudukonsoma none gakuru karaka nawe yongeyeho ntago ari keza akayongeyeho ingabo z'uburundi ziri gukonsoma ese sibyo avuga buriya marsha gute se atari byo ese urumva atari byo ziriya ngabo zemerewe guhabwa Red Cross ikazijyana mu gihugu cya gatatu. Yego nuko cyangwa bazazohereze leta kuki batazijyanye n'abari abajya 1200 barabakonsoma ariko nabo bazi impamvu bakonsoma. Buriya mu nyeshyamba bamayeri menshi uzi gutunga umusirikare wanzwe n'igihugu cyari umugaburira kandi mu gitondo ubyuka umubwira amakuru na politike yawe urumva wenda nibo bazabafasha kudiha buriya butegetsi bwabihakanye sha ikintu cyose kiba kiri imibare sandire kandi ugasanga M23 ntabwo ivugisha ukuri kibafite reka yaracira rumira irabyemera kandi uwo yabivuze mu M23 irabyemera ahubwo Burundi nibwo butemera ko bahari bakiyakana ingabo zabo. Rero hari igihe mupanga mukavuga muti bimwe mbabwira bano bantu banga abasirikare babo awa nibaguma hangaha hari igihe bombe imwe bazatera tukabaza se sha hari andira bombe turutse murahazi bati turahazi niho twakoreraga mu duherekeze ibintu byose bari imibare. Ushobora kwanga abasirikare bakazakurasa bimwe mbabwira rega uzatsinda FDD se nindi kwizitsinda ubwayo. Ese umuvandimwe wasigaye muri kampani umwe uzi lance kopore merance umaze imyaka n'imyaniko afashwe nta mukumbuye se ntibakoranye training se n'umuryango nese merance yavuze ati nabanyaga telefone sha ibyo bankoreye n'ibyo bazagukorera niki bari bashobora kugenda bagahirika Burundi kubera kubanga no kubananiza kuriya. Wabonye abasirikare babiri b'u Rwanda Kongo yigeze kuvogera ko ikibazo cyabo cyakemukiye muri Angola kuri Lorenzo abasirikare babiri ibihugu bibaganiraho isiga haguruka noneho buriya abayisirayeli bo ndabakunda iyo batagiye guhemukira abantu muri Gaza abayisirayeli babona n'imirambo yabo umubiri wabo usigaye murarwana umva njye bibwira bari bakoresha umurambo mu Rwanda na paratuni nk'eshatu zigashira bashaka umurambo kandi bakagendera kujya kuhagwa. Ishyaka urumva ishyaka bafite kumva ngo Caporal Charity ngo yafashwe ngo na Hamas ngo mananigera iki birateza ikibazo gikomeye cyane. You see ibihugu byubaha za Amerika ujye uzumva umuntu wafatiye mu butasi mu Burusiya bati natwe dufite abatasi babiri mu tubagurane icyo gihe muragurana icyo gihe mugira gute ntago mujye kwanga guhakana. Buriya ndayishimiye hatereye baba umugabo w'ikirenga General Major agakara ingabo ze zifite matrikire Sandrine je mfite nubwo ntakiba mu rwego rw'umutekano mfite matrikire yanjye kugeza igihe izashirira ntago izigera ifatwa n'umuntu wese wese yego ni yanjye urumva none uriya merance afitiye mu Burundi ntawe uzongera gufatiye ko hari Red Cross kaba yabigenzura umuryango mpuzamahanga babigenzura uramwihakana ngo bigende gute none ufite ingabo muri Kongo sini gisebo ubyemeye ko mu ngabo hafite n'amatekwa bakabacyura hari ingabo idafatwa amatekwa nibisanzwe primitivité abase yabyemera bari no bazabakuraho ngo Marshal yavuze ngo temba sha muzatemba saka byo muzabona uri mutoya ibi nkubwira utuguntu uzadukata wongere utugarure bari ntibashobora gutuba kano kare ngo bikunde bari abadede ntibikunda ndabizi ngo byanga umfasha ntimushobora gutuba kano kare ngo bikunde mugarure bya muvoma revolutionnaire national pour le développement
Mouvement Populaire Revolution simbizi ihana rubanda ntumbaze yo muri kwa Mubuto. Masha twasoza urakoze cyane Imana igumugisha ku sesenguzi bwawe ibiganiro byacu nakagaruka bakomeze badushyigikire. Urakoze cyane. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza, floor ya 4 room ya